official. Reka turebe umuntu wari ugerageza ishoti Mbabazi atawutegeje neza cyane cheka kwa rusaka na kwizigira cheka kwa Pandungutse Gentil doraguruka ariko ikinga cyo mukuraho ire na usubiza kwa Emi wendera umwaka umupira usubira kwa Bakter ko cyo umwaka ikinga cyo makapase kwa Sadio Matisho araguruka cenga mu cenga Irene Soyunka ni nyuma ya pasi ariturutse kwa Gentil Jado Matsabwira Mchitati n'ubundi rumuswa Axel Rugangura yinaga hejuru ati turatsinze Gicumbi Benjamin wahawe ikarita y'umutuku muri match ishize n'abari muri bese yinaga hejuru abo kuri YouTube kimwe abo kuri radio kimwe Jado Soyunka aya akaba ari match uza abanyamakuru kuri radio ndetse n'abanyamakuru kuri YouTube kabisa akaba ari match ruturu nakubwira mwizamu y'abanyamakuru kuri YouTube mwizamu harimo Kita Magic muri defense harimo Muvumyi harimo King harimo Sam Gakire ndetse na Jado hagati mu kibuga hari Emi hari Manibu hari Irene na Bakizo kuri attack hari Machachari Nyarwaye Yego ndetse na Sabe hanyuma mu ikipe y'abanyamakuru ubo kuri radio mwizamu harimo witwa Gerard Mbabazi kabisa bagiye kuri minduka muri defense akaba harimo Kwizigira harimo Rugimbana Gentil ndetse na Rusakara hanyuma hagati mu kibuga harimo Ruvuyanga harimo Pandungutse Faustin Simbigarikaho Jado Soyunka ndetse kuri ataka kari Fuad ndetse na Axel Rugangura tubibutse ko uwitwa Benjamin Gicumbi yahawe ikarita y'umutuku kuri match ibanza akaba ataribuze kugaragaramo hano ari nako match itangira hano abanyamakuru kuri radio ndetse n'abo kuri YouTube match itangizwa reka turebe Sabe urigeze ishoti ariko Gerard Mbabazi agiye kudepoza reka turebe Gerard Mbabazi cheka pase kwa Rusaka pirabara umwaka kwa Yago arizamukirene Irene muri ndabona ko yarageze ishoti kumpira bishaka kwanga kabisa match garuka mu kibuga hagati reka turebe hejuru Irene muri ndabi hejuru match kabikomeje ari reka turebe abanyamakuru bo kuri radio bisubiraho kabisa bazamuka vuba cyane reka turebe Fode bati ni kufra kabisa reka turebe cheka pase kwa Irene arongera mu cyari kumpira Pandungutse tamukuraho reka turebe Mariza mukira Emi ariko reka turebe Axel Rugangura Bawo muvanaho match ishushe nogiye amaso hariya kabisa Jado ufite umupira tubibutse ko na handi hantu wakoresha inzugi wakoresha amadirisha ameze neza cyane usibye umugabo witwa Benjamin kabisa ukorera Nyagatare mu mujyi wa Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mbibutse ko na handi wakoresha amashusho meza usibye kwikosora Media Company. Bonne interception mais la frappe est dégagée en corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Kwikosora Media Company bagukubita ishusho nimeze neza bagukorera design y'amafoto y'amashusho ndetse ibintu byo bikagenda neza cyane hanyuma badufite comedy dukora filime reka turembere izo Jado Kita Magic Tokura Maria Et le ballon achève sa trajectoire. Watagamano Sabe akumpira tamukura neza cyane abanyamakuru kuri radio bari tayari cyane kabisa bari tayari nta bintu by'imijenje ko noneho Gerard Mbabazi atafite umupira Gerard Mbabazi ariko bahita umukura hariya reka turalizamukira nk'ivubi reka Axel Rugangura na Faustin Simbigarukaho
Faustinho ariko umupira bati ni amakosa bajyakoze ikosa kabisa. Jado Max mwamukora ikosa ahita arishota Jado Max. Cheka pase Jado Max, cheka pase kwa Gentil Jado wari ugerageje uburyo ariko bita byangariya. Aya tubitse ko Ikosora Media Company kabisa ariho ahantu hambere. Ugushaka gukora ubukwe, ufite ubukwe yadutumiramo kabisa tukajya kumukora. Ufite birthday, ufite graduation ushobora kudutumaho tukazana amakamera. Dufite amakamera kumurikaho ku buryo uriya Chita mureba ahita arusha gusa neza Shadibu kabisa. Umupira ugarukira Fuadi azamutete umwaka usubira kwa Ruvuyanga acoreka kwa Axel Tangura. Bato mukuraho kontataka sasa abanyamakuru kuri YouTube Manibu acoreka kwa Sabe baraguruka. Sabe rirukanga Sabe isha akubita mu mukwaji wa mbere. Abanyamakuru bakuri radio ubusa akuri YouTube kimwe yago kimwe. Mega match Axel Rugangura kinini kibaye. Umutoza Jambuto ati napanze ikipe nabe. Uwatagemu Gicumba ari muri vestire yavuga ati ibintu kibimbayo. Umutuku nari umaziki yababa we. Ariko umupira utijya kwa Epa. Katurebariya hejuru. Aina kwa machi komeza hanaria. Machi komeza kabisa. Machi komeza ari kuwitwa Murinda Habirene yazonze abantu hariya. Murinda Habirene abantu yabamazemo imyuka ari yabazonze arabamara cyane. Reka turebere sa. Hata komite ya mbere itirangira. Quelle est votre analyse du jeu, Jean-Luc? Mita ya mbere itirangira hano. Mita ya mbere irangira ari igitego kimwe ku busa. Ari igitego kimwe ku busa cy'abanyamakuru bakuri YouTube ku busa. Abanyamakuru bakuri radio kabisa. Ikosora Media Company dukora amafoto, tugakora amavideo, dufotora mu bukwe, mu ma birthday, muri graduation n'ibindi. Dufite YouTube channel cyama comedy, ama filme, ama interview n'ibintu bitandukanye. Waduhamagara kuri nimero twatanze cyangwa tukatwajya kuri Instagram yacu ni Ikosora Media TV. Waba ukeneye gukoresha igisenge, inzugi cyangwa se amadirisha, hamagara Benjamin ukorera mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mu mujyi wa Nyagatare abigukorere. Afite ibikoresho byose bikenerwa kugira ngo abashe gusudira icyo wifuza. Afite timu bakorana kandi bakabikora neza. Ibikoresho bye ni munange. Gana Benjamin igisubizo cy'ibyiza kandi biramba. Muhamagare kuri nimero yatanze cyangwa se umwandikiye kuri WhatsApp. Aya ari nako mita ya kabiri kabisa. Ari nako mita ya kabiri itangira. Tangiye umupira Ruvuyanga kinyanyiza yitonze kwa Faustinho azamuka ariko umupira tasubiza inyuma. Reka turebe umupira na Rugangura bataho mwakariha. Reka turebe kwizigira yacomeka kwa Rusakara bamukora ikosa ariko umusifuzi ati nta cyabaye ahubwo barizamukira bakuri batakura Maria. Aya umusifuzi DJ Bisose tarimo kubandira abakinyana nakubwiza ukuri. Fuadi choka pase Fuadi. Reka turebe ku Fraria. Aitera batawe kuramo. Reka turebe umupira wa Komedaria. Manibu mpira
ntabwo atawufata neza. Gerard Mbabazi umupira udepoza. Reka turebe guruka misasu Fuad ariko induguye hasi ninde. Haya reka turemereza Emera tabara Ruvuyanga arisha umuntu. Ruvuyanga kabisa ari wisha umuntu ariya. Kiriya musifuzi atamagara mukinyaramugatsi gasopo n'undi munsi bandanisha Domaxi. Reka turebe kufuro turuka burenza ariya. Haya tubabwira ko ubu ngubu ushobora kuba wakwitorera umuhungu wawe Danizo kabisa, Danizo Shushube. Ushobora kuba wakwitorera umuhungu wawe Shushube unyuze kuri Inganji Arts ugatura bitewe n'ubushobozi wifitiye, kuko gutora byo biracyakomeje. Ugafasha umuhungu wawe gutsinda kabisa wawe udasobanukiwe. Umuhungu Danizo Official Shushube ari mu irushanwa ryitwa Inganji Awards 2021. Tubitse ko harimo abasitari batandukanye, harimo babamenya, harimo ba Patino, ba Nyakso, ba Dr. Rusine, harimo ba Rutambi n'abandi bantu muri comedy kabisa. Ubwo n'izindi ngeri yagiye harimo abandi. Nicyo mwamenya nuko umuhungu wanyu nawe Danizo Official nawe yabashe kuba nomine, ukaba rero wamutora. Abifuza kuntora rero mukaba mwanyandikira kuri WhatsApp nimero 078 71 024 kabisa. Ubundi ukabasha kuntora ibintu bikagenda neza, nkaguha linki nkanaguha uko ubigenza, nkakwereka uko ubigenza. Ubundi igikombe tukagitwara nk'uko twabihize kabisa mu mihigo yacu ko tugomba gutwara igikombe. Ubundi ibintu bikagenda bala neza cyane. Haya turetse gushaka kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, TikTok, hose ni Danizo Official. Reka tuwe mu ruhare ugerageza isho Mbabazi neza cyane. Cheka kwa rusaka na kwizigira cheka kwa Pandungu tajantisha doraguruka ariko ikinga cyo mukuraho ire na usubiza kwa Emi wendera mwako mupira usubira kwa Bakter ko cyo mwaka ikinga cyo makapasa kwa Sadoma tisho Sadoma telaguruka chenga mu chenga Irene go Soyunka ni nyuma ya pasa rituza kwa Janti Jado Masabwira mchitati n'ubundi rumuswa. Axel Rugangura yinaga hejuru ati turatsinze. Gicumbi Benjamin wahawe ikarita y'umutuku buri match ishize n'abari muri Versailles yinaga hejuru. Abo kuri YouTube kimwe, abo kuri radio kimwe. Jado Maxi Soyunka what a game kabisa. Tugera ku munota wa 79 kabisa. Reka turebe ibiri match kiri busa ku busa. Martins. Utaka. Reka turebe ariya abaiki Patini kufra. Reka turebe Samuga kirara tabara mumpira murengana. Jade Mbabazi ahita abudegeje neza cyane. Tubitse yuko nta handi hantu na hamwe wakura ishusho nziza, iyi foto nziza kabisa ikoze neza kandi imeze neza atari ku Ikosora Media Company. Tubitse ko nta handi hantu na hamwe wakoresha inzugi, amadirisha n'ibirahure atari kwa Benjamin kabisa. Benjamin arabigukorera neza cyane. Umuhungu witwa Benjamin abigukorera neza cyane. Match kabigeza ku 88 ikabigiye kurangira, ariko abanyamakuru kuri YouTube bakabacanye muri hariya. Reba ngo barizamukiye ariko
atafatira umupira Fuadi. Il faut démarquer sur le côté Fuadi gauche. aramanuka Fuadi cyane. Ils doivent être beaucoup plus attentifs. Bati warariye. Bati warariye kabisa. Égalité, il va y avoir prolongation. Alors Jean-Luc, il concède d'égalisation en seconde période, ça doit être très frustrant. Oh oui, parce qu'ils avaient pourtant l'initiative et ils se sont fait Match piéger. ariko itirangira ari kimwe kimwe. Ubwo ni ukuvuga ngo bagiye muri prolongation kabisa. Ni ukuvuga ngo bagiye muri prolongation. Match yo irangiye. Ari kimwe. Agahita ariwa kwa gace kambere ka prolongation gatakinagaho kabisa. Prolongation rero ntawe umenya ibyayo, gusa amahirwe menshi abari ku makipe nuko prolongation iyi n'ubundi nta kibivuze ku makipe yanganyije. Amakipe menshi niko ajya byemera, Maintenant, dans la première mi-temps de la ariko prolongation. bagiye kubona nimba aribyo koko. But égalisateur, Jean-Luc. Absolument. Une défaite aurait Umupira été... ugera kwa Il le perd. itukura Sabe tuka kwa Kingi ikosora media company ikaba ifite ibikoresho byose ushobora gushanga muri camera and film editing, producing of camera, producing of Et Nakaire, video bien défendu. na producing of photo studio. Ibyo byose ukaba wabisanga ku ikosora media company ku mafaranga make cyane. Ufite ubukwe, ufite birthday, ufite isabukuru, Et le ballon atterrit directement dans ses mains. ufite graduation, ufite ikindi cyose ushaka kumurika, wadutumira ku ikosora media TV tukaza tukabigukorera nta kibazo na kimwe kabisa. Haya, Il décoche un tir. agace ka mbere ka prolongation kakaba kageze ku munota Il faudrait choisir le sens. wa 9 kabisa. Dusatira umusozo, dusatira umusozo kabisa. Tuvuga tutese ikipe iri buze kwegukana igikombe ni yihe ko aya makipe yose yagaragaje ko ashoboye, gusa ikigezweho ni ukureba ese ikipe ishoboye kurusha izindi ni iyihe, ubundi ikagira finale. Agaoua. Agace ka mbere kakaba kagiye guta kanarangira vuba ngaha. Facile pour la défense. Uretse ko ibintu mwihaye byo kuvuga ngo nta gikwe, Odia. ibyo bintu mugomba kubivamo. Ngo abasore ngo nta mafaranga. Yozefu yashatse Mariya, nta ndege yari afite, nta modoka, nta miliyoni. Mariya ntiyisigaga mu korogo, Mariya yakoreshaga Snapchat, Mariya nta iPhone yari afite, ariko ntibyamuje kubona umugabo. Abakobwa rero ubu ngubu bari kuvuga ngo babuze abagabo, ngo ibiki sinzi icyo mushaka kabisa. Mushaka abagabo ubundi ibintu byose bigende neza ku murongo. Ibintu byo kuvuga ngo ibyo bintu mubyikuramo kabisa. Agace ka mbere ka prolongation kakaba karangiye hariya. Agace ka mbere ka prolongation kakaba karangiye ari ubusa ku busa. Reka batangira kandi gace ka prolongation. Aya, ngira ngo nabibabwiye ko i Nyagatare ariho hantu hambere wavana umuhungu witwa Benjamin ukora neza cyane, inzugi, amadirisha n'ibindi byose ubikora neza kabisa, bikaza kugenda neza ahantu hose. Namuhamagara rero kuri nimero twatanze mu gice cya mbere kirangiye, cyangwa se ukampamagara nkamukugezaho. Nimero yanjye ni 0787 ubundi ukampamagara umuhungu nkamukugezaho. Azi gukora ibisenge, azi kudizayininga, azi gukora amazu, nta kintu na kimwe atakora umuhungu w'Abanyarwanda Benjamin. Aya match ari kugera mu marembera ku minota 22 wa prolongation, ku minota 22 wa prolongation akaba ariho match igeze, akaba bagihatana mpaka. Ariko mu minota ya nyuma ndabona abantu bo kuri radio baganjije, abo kuri YouTube kabisa babaganjije ku buryo bushoboka. Martins. Odia. Olon Pinjana. Okocha. Martins.
En très bon jeu de passe après avoir shooté le ballon. Le joueur avait bien vu. Aya match ikaba igeze ku munota wa 29 agace ka kabiri ka prolongation nayo 1 minute supplémentaire seulement. ikaba igeze ku musozo Babazijya datakuramo reka pasi imbere bati match over hakaba hagezweho penalty kabisa penalty shooter kimwe penalty kabisa penalty ya mbere yabo kuri YouTube ikaba igiye guterwa na Sabe bayikuramo reka turaba kuri radio nabo Axel Rugango imwe kubusa yagoreka turebe ko nawe yikura mu isoni akayitereza yayaboneye barayisabura bayikuramo reka turebe Fuadi ndamuzi ni matata Revenir ainsi dans une séance de tir au but, c'est vraiment difficile. Ils ont maintenant 2 buts de retard. Bati kabisa aichomeka neza cyane reka turebe Jado Maxi eshatu kuri imwe reka turebe akabyo ka Mr Irene Arifora nziza cyane kabisa reka turebe Faustinho uko aza kurokora ikipe cyangwa se akayitanga Faustinho Celui-ci fait la décision. yitwa Faustinho Simbigaruka akora kuri Radio 10 afata ikipe cyayikubita igikombe ari aba kuri YouTube barira